nongeye kunkoraho kandi nizeye ko wabyumvishe nongeye kunkoraho telefone ubu noneho biragaragaye ko utagikeneye kumfasha kugufasha uraza kunsuzugura ku karahure kamwe shaka uraza kunsuzugura kamwe hasoni ariko shaka uretse mwereke icumura hasoni ariko shaka kugira ngo nkwicira handi hanjye kugira ngo nkwicira shaka utansuzugura ku karahure kamwe kanigendesha n'ikindi rahira ntuzongere kunsuzugura izi mbwa zituzugurira iwanjye uretse shawe tuzabonana n'ikindi gihe kumenya n'imbwa gusa ukaza iwanjye ukaza kuri stress n'inzoga nimba naguhaye aze muhe inzoga yanjye ni yarasi yarimo kanze nyine musenze kumenya n'imbwa gusa business ni ibigore ariko umuntu akabwira nabyo nagashaka kurwana nayo ndayumva inyana y'imbwa tazanansuzugura n'ikindi gihe Ha? Bite byawe se? Nagusabaga akazi. Shaka? Akazi. Uruwaye? Yiruka hirya nyine uturuka. Nese ushaka akazi agenda yiruka ufite service? Ndashaka akazi. Ushaka akazi ka bwoko ki? Kameze ko gukora iki? Uzi iki? Uko sinimenya ko ngo gukora amasuku. Uko ndashonje. Ubwo aribyo burangiye nasuku mfite kuri natayikorera. Muje nubwo ambya no gufura kuko ndashonje. Nta mubyeyi mfite. Amwana reka mubwire. Bitangira abantu mu ngana muri mu cyiciro kimwe. Ubwo urumva ko uri kunjagaza mu mutwe ndakazi. Musambu baruka amakazi nk'abo. Mubo bari iki mbabazi zacyabaho. Nabona icyonge. Icyo urya? Shagira reka kuzagaza abantu. Nongeye kunkora urabyumva? Nongeye kunkoraho kandi nizeye ko wabyumvishe nongeye kunkoraho genda wowe genda nongeye no kunyegera aho urabyumva nongeye kunyegera genda ndagusaba yego umbabarire bwashize ntabwo nigeze nkugira neza ariko ubu niyemeje kukugirira neza natazi ubuzima nta muntu ubyizera rega natwe mabuja mujye mutwihanganira natwe ntabwo aba ari twe ati kandi umbabarire murakoze none se amakuru yawe ni meza gake shumamagaye umva ndi mu muhanda mpita nza niruka
nta na gahunda nayo mfite yo guca hano ariko numvaga mana we mwese ushawara nananutse mana yanjye ubuzima bwagenze ko ntabishakaga mwese warwaye ute ndwara yaransuzuguye yego ko nta no kumbwira ngo nararwaye naki mana yanjye telefone yawe undi kumariye ikishimwe telefone yanjye ari igihe nyine nayo ibizana sinzi ikibazo yagize niba nzayigurisha nkagura indi niba nzajya gukoresha simbizi ese amafaranga wambwiraga ubushize yari ayo gukora iki ntabwo wayaguze fone niba nawe wari ukeneye ko ntabizi ntabwo nayakoresheje mu kugura fone hari ibindi bibazo nari mfite ngomba kuyakemuza numvaga nameze neza ndavuga ati basi nubwo wagenda umuriye akantu ko kurya kandi nese ubundi kuri wenyine Kadogo yagiye Kadogo yaramwibye abakozi ntubazi se yego kumana yaragiye bukozi nawe n'umwana wundi nta keza kabo ni keza kihagera ariko iyo amaze kugenda ntari ubwo naje noneho ndumva nakwitaho tu gusa ugiye kunkorera iki tumva mu nzu harimo iki se hari iki wagenda ukareba ese ntabwo ugiteka ndabitumiza muri resitora urya ibiryo byo muri resitora kandi urwaye ese ko nashoboye kubiteka uragira ngo mbigenze ubwo ndumva n'imbeho ibaye nyinshi ndwara yaransuzuguye fone cyangwa haziyemo na malariya ariko ibintu byose ejo navuye kwa muganga nyine mvuye gukoresha controle technique cyane ko bari ariyo rendez-vous bari bamaye ambwa tuko biri kose biri kugenda biza niyo mpamvu nari nkwiyambaje nyine kugira akantu nkorera sawa reka ndebe mu gikoni gihari umukorere ndebe watambuka ntabwo ngiye kukubwira ngo reba hariya kandi hose urahazi sawa cyangwa nzi meza aya naribi Allo? Meze biteze? Nizere kuri amahoro. Nyine ni wa mujya kuri Facebook nyine tu. Nyine twaduce wambwiye ngo umuntu ngahageze yaguhamagara nari mari. None se nakubona gute? Okay, ntakibi reka mpagere noneho njyewe bibe byize ko nahurira niba uvuze ko ari hafi ndumva nanjye ndi kwihuta nyine tu nari nimvuye ahantu. Okay, nari sawa. se kuko mani mpambore noneho ko ndi kugenda ahantu hose nkabura akazi koko ubu ndabahonye inzara iranyishe nta mama afite na papa afite nawe nta kintu amariye ese koko mani none bari no kunyima akazi se ndabaho gute mani inzara iranyishe pe ndagusaba meze gute se sawa nta handi hantu twigeze guhurira ntabwo nabimenya mubyeyi utari ku muhanda none se ko nanjye ari gutya nisanze mbese ubu nta kintu washobora gukora ngo umuntu wenda abe yabikugiramo wabona akazi utari kwicara ku muhanda nakoresha iki nta kaboko ngira mwese ibi bintu byatangiye ryari kumeze gutya mubyeyi we ubuzima bwanjye ni igitabo kirekire ntabwo gifunze ntabwo nashobora guhita ngifungura nonaha ubu ukiri umwana nuko wari umeze uri ku muhanda utunzwe no gusaba gusa nanjye nuko nisanze wa mugabo birababaje gusa nyine komeza wihangane hano nabifite amafaranga atari menshi cyane uze kureba ukuntu wabona akantu waza kwizimanira murakoze Imana ibahe umugisha murakoze
Hiteze ni byiza meze neza meze neza ni amahoro ni amahoro ni njye nyine mwajyaga muganira kuri Facebook nyine tu niwe twahuriye kuri FB yego wanyurese cyangwa nuko nambaye ingofero oya ndabona ari wowe gusa nyine ndiko nabaye akayobe ntabwo nabaye inzobe hano nari ndi kureba utuvideo nari kureba kaya kavideo cyafu none se ni amahoro ariko ni amahoro meze neza shameze neza nyine nanjye nane muri quartier z'iwanyu sinzi ukuntu nyine nibutse navuga ati se waguhamagara ko wambwiye ko utuye muri zino nce kandi kwitambukira ngo ati waguhamagara ndakareba ko yanabasuhuza cyo bitwaye ntacyo bitwaye kandi murakoze shamanye ntanze naribeje pe mwana uko nakubonaga ku ifoto niko ngusanze nyine ari uburyo usanga abakobwa bagenda bagafata amasinapu bakifotoza amasinapu chat nyine wabona ukabona ni mwiza pe ariko mwahura ukabona ni nk'igisabuni ariko we no jewe iki uri cyiza ni ukuri kw'Imana murakoze ariko nawe nsanze nta cyahindutse uri bogari none urakayobe mana yanjye abona ari byiza sure okay none se birikise ari ikintu nshaka gusaba nta kibazo nimba biri ngombwa ariko yuko wakiyumva nta kintu nakora banze uve ku mutima wanjye ukuntu umeze umutima wawe gutera cyane nese yabaye ako none uri kwisesa ufite amasoni ariko ntabwo biba byoroshye ko nyine mbwira sibyo irekure basi sibyo irekure umbwire ndakumva okay bagira ngo nkubaze kumbera inshuti ashijya bigutwaye ntacyo bintwaye sure nizera ko ugiye kuba inshuti yanjye yego mwana reka nkubwize ukuri kuba inshuti nawe mbona ari ibintu bifite umumaro kuva navuka nta kintu cyiza na kimwe nigeze mbona oya sako nawe uri serious pe n'ukuri nta kintu cyiza nigeze mbona mu maso yanjye man usiko wenyine mwiza mu buzima bwanjye bwose none ako rero nawe ufite igikabyo n'ukuri pe ndumva uri ku gikabyo pe nyine kera najyaga mbona mama wanjye nkabona niwe mwiza mu bandi bategarugori bose bo ku isi urumva ariko noneho nari ntaragera ahantu noneho nsanga marayika waje yigira umuntu ako noneho nawe basi rekera sibyo nabyumvise kandi urakoze ubwiza bwawe ntabwo bushirira ako mbega imitoma basi sibyo basi nekera uramutse ubaye umucyo nta mwijima wazongera kugaragara ako none habe n'umunsi n'umwe umuntu yazarinda saza ari mu munyenga w'umucyo ako waje wateguye no ntabwo nateguye bumva n'ubwa mbere mubonye ako none imitoma ariko urabizi ko ubusanzwe kuri Facebook twaciringana bajya tuganira ubu nibwo tubonanye ariko ntabwo nabura kukubwira ikindi ku mutima yego sa nyine murakoze nanjye ndagukunda kandi nagukunze narakubona ariko ubu noneho mukunze kurusha uko ngiye kubitekereza aha abakobwa b'iki gihe se shaho oya wowe n'abakobwa benshi batandukanye ko ngiye ntandukanye nabo ngenda umukobwa ndiyubaha kandi nagukunze nakuze nenda kubonye ntabwo napanga Sifa abakobwa mukunda ibintu cya mbere amafaranga ubwiza igihagararo ariko ngiye muri ibyo byose uri bogari mva n'ibikiri ndabona ubifite wambaye neza n'ibikiri urabifite no banatiriye oya utira se ibiki wambaye noneho iyo wambaye akagofero okay ikintu kigiye kuba cyiza reka nkureke ubwo nyine Imana nibishaka ariko ndabizi ko Imana itanyima umumarayika wanjye ngagenda ndinga nibikunda nzongera ngaruke nongere nkuganirize nta kibazo urakoze kandi uri mwiza urakoze wamberekeza nyine tu nta kibazo sawa none se ibiryo natetse ubyumvisha ute urakoze cyane wishimira no kwiteganyiriza nizere ko noneho wishimye
shabo ndishimye ubu ngubu ngiye kugenda mpite ndyama kuko ndumva nta kindi nari nshikaje ubukene nari mfite bw'inzara burashize ko nabivuga. ariko ubu rero hari ikintu nyine nashakaga kukubwira. si uhorana ibibazo sheri iyo nguhamagaye ngo uze undebe uhorana ibibazo. ese ntago naje ari byo nyine binzanye cyane ariko nabyo birimo nyine tu. iyo nguhamagaye uba witeguye ikibazo uhita umbona. ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko ari bwo wari umpamagaye nari mbimaranye iminsi. kutamamagaye ngo bimbwirize. sinakubwiye telefone yanjye sinzi ikibazo yagize pe. nanjye simbizi ubwo nyine niba nzayikoresha nzareba ikibazo yagize ariko nabuze uburyo. ndababwira noneho iki kibazo wahuye nacyo se ni icya rubanza kinono. nyine ni icy'amafaranga kandi nanone nyine ntega amatwi. nahindi gushaka ntimaze iminsi bo nawe urabizi ntabwo yaruka kumpa amafaranga. nyine ndi gushaka udufaranga dukeya mfite ibibazo byinshi mana yanjye mu rugo nta kintu na kimwe kihasigaye kandi wa mukobwa urabizi ntabwo agikora. ubwo nyine byose biba biri kuri njyewe. ubwo nyine ndi gushaka udufaranga dukeya. ariko buri gihe iyo uze kundeba umbonamo ikibazo cy'amafaranga cy'ibibazo byawe. ase come on mbese kukwaka amafaranga urumva ari ikibazo? kuba wafasha girlfriend wawe urumva ari ikibazo gikomeye? si ikibazo ariko se girlfriend b'iki gihe rero ndabona nawe ahubwo ushobora uri kugiye kundwaza kuruta indwara ndwaye. niba ushatse kuvuga ko ngiye nkukurikiye ayo mafaranga yawe. ese ubwo hari umunsi twari twahura udafite ikibazo. njye nshaka amafaranga makeya nk'uko usanzwe umfasha. ubushize nakubwiye ngo iki niba wibuka shire ndagukunda pe byo si igitangaza ariko ubushize nakubwiye ngo iki. noneho bigiye kuba ibibazo ugiye gukomplaininga niba nkwatse amafaranga bigiye kuba ikibazo. tubanze twumvikane sibyo kandi ikintu cyose kitari mu reka nkubwire niba udashaka kumpa amafaranga yawe bimpakanire weruye ureke kubica hirya ngo ubushize nakubwiye iki. iby'ubushize ni iby'ubushize ubu ngubu turi mu bihe by'ubu ngubu. shasi nkubeshye rero ngo njyaho nkwegireho uko ntari sibyo. niba ari ibyo kurya urabifata si uvuze ko mu rugo nta byo kurya bihari urabifata hariya mba nabiguze sibyo bipakinge numara kubipakinga utahe. amafaranga nari mfite nayishyeje kwa muganga n'andi mafaranga mfite. bivuze ngo nta bufasha uri bumpe. ntabwo ibyo nkeneye ari ibyo kurya gusa. nta mafaranga mfite likide. none se wayamaye kuri telefone? wayamaye kuri telefone buhamburira na makeya? nayariho. okay ubu noneho biragaragaye ko utagikeneye kumfasha. kugufasha nagufasha mfite urabona ndarwaye ntabwo najya kuri banki singi telefone si umubare w'ibanga wanjye akira nawe wishurira ukumeze utagenda uvuga ngo narakwiye ngo ushyire muri uwo mubare w'ibanga urebe ko hari n'amafaranga hariho igiceri cy'ijana aya ejo narayishyuye yose kuko ndagukunda ariko nanone ntabwo nakwima amafaranga nanjye nzi neza ko ufite ikibazo. mwese ubwo amaherezo nta by'amaherezo mbese kuri banki nta mafaranga ufite? ariko ntabwo najya kuri banki urareba ndarwaye. ese iyo gusa urarembye ku buryo utafata imodoka ugenda ujye kurotera amafaranga ubundi uze baby come on nyine y'amafaranga. ndarwaye ntabwo uri kubabazwa n'uburwayi bwanjye. niba ari ibyo ndabizi urarwaye ariko ntabwo biri grave ku buryo utafata imodoka utwara ujye kuzana amafaranga wawe. niba mu rugo byashize ibyo kurya sibyo ahubwo ejo nazajya kuri banki kuzanira amafaranga bitewe sibyo mbaye norohewe urafata ibyo kurya. tatubyihorere ntabwo mbifata ntabwo naje hano ngo ngende nsaka inzu yawe ngo ngende nterure ntabwo nshaka amafaranga pana gufata ibyo kurya. wategereze ejo hari ikibazo. ndabasaba abana b'Imana. ariko mana yanjye ako wagihungu nta ugira ubwenge ko wiri gusabiriza abantu ku muhanda wabuze amafaranga ugira icyo ukora. n'ubu reka nkubwire nanjye ubu ngubu amafaranga dafite dore ngiki igihumbi
ariko sinakiguha wakibonye ntabwo nakiguha